Ndongeye ndabasuje kandi mbifurije bageze hamwe tubana kuri YouTube channel Oromani Update ku muntu utarakora subscribe kuri channel yikore ndetse ukande no kunzogera kugira ngo amakuru tuzajya dusohora ugiye uba mu mbere bayabona. Ikindi utari mu group ya WhatsApp Oromani Update reba link muri description video mu group ya WhatsApp link rero banayitanze ujoining iyo group kugira ngo ujye ubasha kubona amakuru ya mining zigiye zitandukanye, investment platform ndetse na trading platform, amakuru ukajya uyabona ku gihe ndetse na support akenshi niho iba iri gukorerwa. Tugarutse muri application ya Crypto Miles cyangwa se muri mining ya Crypto Miles. Nkuko mubimenyereye video nagiye mbabwira yuko zigomba gukurikirana neza step by step kugira ngo ibintu byose nkuko nababwiye ngo kugutumira ni nk'ikiraka mbafashe, bagomba kugukurikirana mpaka mining iduhaye amafaranga cyangwa se kaba scam tukamenya ko ibaye scam, ariko bagomba kuguhereza update neza kandi ku gihe. Tugarutse muri update ya mbere yavugaga kuri KYC. Update ya kabiri garuka yerekana uburyo ki twabona iyi wallet ya Phantom nako ya wallet ya Solana na address basaba. Turi kumwe none muri video ngarutse noneho mbereka uburyo ki wallet uyitanga ndetse n'ibisabwa byose mbibabwira. Turiko turagendana sasa. Rero sininda muri iyi video, kora subscribe ndetse ukande na like na comment bari ngombwa, ubundi tugendane neza step by step, ibintu byose warabikoze ku murongo kugira ngo rero utange iyi wallet address. Reka maze mere ku bintu bisabwa mbere yuko wiriguza kwirgucokoza, banza umenye ibintu bisabwa. First of all, nkuko nabibabwiye biragusaba ko ufite Phantom wallet. Naberetse uburyo kiboneka ukugira ngo ubone iyi wallet Solana wallet address. Iyo niyo ngingo ya mbere, ukabika ayo magambo yawe 24 cyangwa se niba wari uyasanga mu ya MetaMask cyangwa se Trust wallet nkuko naberetse uburyo kiyatangwa, ukaza kuba uri ready kuyabika neza kugira ngo nako kaza kuyagaruramo kugira ngo uze kubona iyi Solana wallet address badusaba. Iyo ni ingingo ya mbere. Ingingo ya kabiri biragusaba kuba ukora mining zose zo muri IC. Izo mining zo muri IC wenda reka nzibereke muzibone, dore ngize hano. Ugomba kuba ukora mining ya Sunwave, turi kumwe. Ugomba kuba ukora mining ya Core Fluent, turi kumwe. Ukaba ukora mining ya SUS ndetse ni ya Sirisend. Izi mining zose ushobora kuba utazifite yego, ariko ugomba kuzitunga byanze bikunze kuko hari code ukuramo muri buri mining yawe ufite kugira ngo ukonfirme ko ugiye nyine kugira ngo utangiye wallet address hano muri Crypto Miles. Ubwo kintu sabwa rero niba uzi mining utazifite, muri description y'iyi video nashyizemo amalinki yazo. Ndahera ku ya Sunwave, kireme ya Core Fluent, kireme ya SUS, zose zikreatingwa kimwe neza cyane. Ushobora kubicreatinga mu rwego kugira ngo wowe wiyizurizemo ubone iyi wallet address, ubone uko utanga wallet address, ariko wenda nukomeza mining ibyo n'uburenganzira bwawe gusa. Ubundi abenshi hano kuri Oromani Update izi mining zose bakaba uzifite muri application nako muri telefone yawe. Ubwo kuba zifite ni umugisha, kuba atazifite mureba link muri description video, link zazo zo kusukwa 3 na kenye, iyi ya SUS, iyi ndetse ni ya Core Fluent, ni ya na Sunwave, Core Fluent na SUS ndetse na Sirisend zose ugomba kuba uzifite, ndetse ni Crypto Miles zose uzifite. Iyo ni level ya mbere cyangwa se ni step ya mbere unyuraho ujya gutanga wallet address. Ndaza kubayobora ukuntu bikorwa. Noneho step ya kabiri, ugomba kuba ufite social media. Social media mvuga, ugomba kuba ufite Twitter yawe ikora neza cyane iri ku murongo, turi kumwe, ndetse na Telegram yawe ikora. Ubwo ibyo byose bari ibintu ugomba kuba ufite. Niba uzi ko udafite Twitter, fata jya kuri Play Store udownloading X, ukreating account Twitter, uyitunge nka Twitter yawe. Ibyo ni ibintu ugomba kuba ufite, ndetse ukaza kuba ufite na Telegram yawe ikora neza cyane. Ubundi kuntu twabikoze muri tubikuza iyo bitaga Dr X, kuba yizi nabyo birasa, ariko ho birasabwa kuza kubikurikirana neza nyine, cyangwa se ukareba video ukuntu bikorwa. Ku batabizi bo video igomba kugufasha neza cyane. Turiko turagendana, ibindi nta bindi bintu bari gusaba, ndumva ari ibyo ngibyo byonyine niba nibuka neza. Ubundi ugatanga wallet address yawe wambuka wishimye neza cyane ku mahoro. Tugiye kugendana neza rero, ngiye muri kubona ko ibintu byose mbifite byuzuye. Ubwo nawe niba wamaze kubyuzuza neza cyane, uraza gukurikira neza iyi video tugendana neza ukuntu bitangwa. First of all, wamajije kuba verified nkuko nababwiye, ndetse ufite na wallet address yo kuza gutanga. Ubundi uzana handitse ngo Solana wallet address wakande, turi kumwe. Mbere ya byose ariko hari abantu batari bubone ibi ngibi kuko batakoze update ya application. Kora update ya application mu rwego kugira ngo application yawe biri ku murongo kugira ngo ibi byose uzabibone. Icyo ukora urascrollinga uze wanze wemezana amategeko n'amabwiriza. Reka tubikore vuba kugira ngo iyi video itabandende. Twakande, nitumara kwakanda turakanda handitse ngo start, turi kumwe, tuhakande. Nitumara kuza kwakanda nkuko nababwiye hano, baragusaba amakode. Kode bagusaba bwa mbere barakubwira ngo tap to yani niyo level ya mbere ifite level 3. Barakubwira ngo sign up on Sunwave,
ya yindi nababwiye go to profile setting and copy verification code token biro. Ni ukuvuga ngo bari kukubwira ngo genda ujye muri ya mining ya Sunwave usanzwe ukora cyangwa se wa creatinze, ugiye kuri profile ukuremo verification code bagushyiriyemo. Ubwo ukuntu iboneka rero nibyo tugiye gukora. Turahita twifungura Sunwave yacu, dore ngiyi hano ndayifite ngewe, muri kuyibona. Tuyikandeho ukurikire neza video step by step, kuko narabwiye ngo video zanjye iyo warebye video yanjye ibintu byose ubikora neza rwose na satani. Ubwo urafungura video nako Sunwave, uza hano kuri kano kantu kudukoni muri kukabona, ugakandeho profile. Numara gukanda kuri profile uhite ureba ya nuza batubwiye, dore ukanda hano kuri setting. Aha uhita ukanda dore kuri kano kantu ka setting aka, muri kukabona ukakanda. Nuza kwakanda dore ya verification code bari kuvuga, uri kuyibona iyi code urayikandaho. Numara kuyikandaho dore bagwaye gukora copy code ya Sunwave mu bigo kakariyo duhereyeho, tuyikorere copy. Ubwo duhite tuyijyana hehe, hahandi muri crypto miles aho twari tugeze. Telefone ikora neza bigufasha kubikora neza cyane. Ubwo icyo dukora tuyipestingamo hano, uri kwabona. Ubwo tuyipestingemo, niyanjye nyipestingemo. Numara kuyipestingamo uhita dore kana handitse ngo mark step as completed, muri kwabona urakavivura nyine nka vivuye. Murabona ko kahise kivivura. Noneho level ya kabiri nako step ya kabiri ni ukutubwira ngo sign up on Call Fluent. Iyi mining nayo ndayifite nyine ya Call Fluent nkuko nababwiye, ndetse naho ujye muri profile ukureyo ya verification code. Ubwo tugiye kujyana none muri Call Fluent, dore ngiye nayo ndayifite. Nababwiye ngo ibizi zose ugomba kuba uzifite, amalink yazo ari muri group muri description y'iyi video. Ukande kuri Call Fluent nayo ubwo tuyifungure, tugendane neza mbereke ibi byose nababwiye ngo tubikora dukoresheje account zacu, uri kubyumva. Ubwo tuhite tujya handi kuri profile, naho byose biba bisa hano hejuru. Turi kumwe, dukande kuri kano kanuza ka setting. Aha turi kumwe, tuhakande. Nitumara kuza kwakanda dore cya gikode ngiki nabwo tugikandeho, muri kukibona. Ubundi dukore copy, twongere twigarukire muri application cyangwa se muri handi twari tugeze, tuyipestingemo. Aha muri gukurikira neza cyane. Aha tuyipestingemo. Nitumara kuyipestingamo turongera dukande ko tumarikinze step nkaho twayikoze, kandi kuko twayikoze dukandeho, dutegereze gato. Murabona ko nako kivivuye. Sasa rero baratwerekana nabwo ngo mining yitwa sign up on Sirisend. Iyi Sirisend nayo naho ni ukugenda ugakopi ya verification code nabindi. Ubwo Sirisend nayo ugomba kuba uyifite, dore ngiyi muri kuyibona Sirisend. Ubwo naho dukandeho tuyifungure. Nababwengize mining zose kubasanzwe bazikora zo urumva ni ibintu byoroshye. Ku utazifite zifungure mu rwego rwo kugira ngo bikure, nabundi buryo wabikura utazifite. Zifungurika kimwe. Numara kuzifungura ibyo bikode bitabiza mu kizifungura. Ubwo twongere tujye kuri profile hara hejuru, reka nere kwirwa mbayobora. Tumwabibonye ukuntu bikorwa. Tujye kuri setting, then dukore copy iki verification code. N'ubundi nanone dukore copy tukizane noneho muri application yacu hahandi twari tugeze, tugipestingemo. Ubundi twemeze nanone ko twamaze kubikora hano. Aha turi kumwe. Tukimara kubyemeza, murabona ko step zose yaba yo gutanga iki verification cyo kuri Sunwave, icyo kuri Call Fluent, niyo kuri Sirisend twabikoze. Dukande kuri verify hano. Iyo umaze gukanda kuri verify utegereza amasegonda 15 batanga yo kwiri verify ngo barebe ko kuko wabikoze. Muri kubibona, urarindira gatoya ya masegonda bakareba se cya gikode wagitanze cyo muri Sunwave, ese cya gikode cyo muri Call Fluent wagitanze, ese cyo muri Sirisend wagitanze. Iyo wagitanze neza ibintu bigaragara ko bikoze, urarindira gato bakwereka yuko nyine verification ya mbere uyipasinze. Muri kubibona ko imaze kurangira, ariko gutya ntago babirangiye. Ubwo turakanda kuri continue. Turi kumwe. Nitumara gukanda kuri continue urarindira gatoya, babanza nanone kugusaba gukora login. Hano rero bibaye byiza ntago wirirwa uyikora, ugahita ugaruka muri application yawe ya mining nk'ibisanzwe. Turi kumwe, ya yindi nyine ya crypto miles. Aha ukongera ugasa nk'utangiye kugira ngo kaga step gakurikiyeho ugakore. Turi kumwe. Ubwo duhita twongera duse nk'abatangiye ku kaga step ka mbere. Haranabonye basaba guhita hongera ugakora login. Noneho iyo umaze kubyemeza, noneho uhita uza ku ga step ka kabiri. Turi kumwe. Aga step ka kabiri nkuko nababwiye kari kukubwira ngo ni verifyinga X verification nkuko nababwiye ugomba kuba ufite Twitter. Turi kumwe. Hano rero ukuntu bameze urakurikira neza. Bari kukubwira ngo kutu verify Twitter yawe, copy exact text below, post on your X profile, verifying account, nickname Sesogyo Wanu,
learn more about Tokyo Exchange. Ibyo byose nyine ubyerekane neza cyane. Noneho numara kubyerekana uratanga link y'iyo post. Ubwo icyo dukora hano turakanda kuri kano kantu dukore copy y'iyi post nk'uko babitubwiye. Muri kubona ko byose babifashe. Turahita tujya muri Twitter yacu. Turi kumwe tuyifungure Twitter yacu dusanzwe dukoresha. Tujye mu gushyiramo post rero kunishyirwamo hari abantu wenda bashobora kuba bayifunguye bushyashya, reka mbibereke nabyo kugira ngo mubibone. Dore post ukanda kuri kano kantu ko guteranya. Birashoboka ko wabonye kamera hejuru y'ikibuga. Reka mbanze magarike amajwi kugira ngo bidakomeza kuduteza ibibazo. Ndabona hariho n'amavideo menshi ariko reka nyahagarike gutya. Ubwo turahita tugira gute, turahita tukanda hano handitse ngo guteranya. Aha muri kuhabona ukanda ngo gutya ukongera ukakanda kuri kano kantu doraka. Ubwo ugiye gushyiraho post aka muri kukabona urongera ukagakandaho, noneho uba ugiye gushyiramo post. Hano rero nta kindi kintu ukora wamaze gukopia biriya bintu batweretse, uhita ubipestingamo nta kindi kintu ukoze. Turi kumwe then ugapostinga your post. Aha hejuru ugakanda kuri post. Turi kumwe iyo umaze gukandaho urarindira gato ya post yawe ikagenda. Murabona ko igiye, then iyo imaze kugenda reka mbere ku buryo kiwenda iboneka hano abantu badahita babibona. Uhita uza dore hano kuri profile. Aha uri kwabona iyo hakanzeho ugakanda kuri profile yawe dore ngiyi hano. Aha uhita ubona ya post umaze kohereza ako kanya. Turi kumwe dore ngiyi hano, dore amasegonda aracyari kubara ari make cyane, dore ngiyi. Sasa rero kugira ngo uyitange neza icyo ukora dore ukanda hano ndetse ngo akano kantu ka share muri kukabona ugakandaho nagutya ngakanzeho, then ugahita ukanda kuri copy link. Ubwo iki gihe uba ukopiye link ya post. Iyo umuntu anyuze kuri ya link ahita abona bino bintu wa postinze. Ubwo twongere tugarukire muri application ya mining. Turi kumwe ubundi tuyipestingemo hano ka link kacu ka post dukoze, sibyo tugapestingemo, then nabwo nubwita twemeza hano kuri mark as cyangwa se ko post step twamaze kuyikora. Muri kubibona tukamariking. Nitumara kukamarikinga murabona ko bakavivuye. Hano rero barakubwira ngo nabwo no gufollowinga X yabo. Gufollowinga X yabo bari kukwereka ko ukanda dore hano handitse ngo hiya. Uri kwabona hano handitse ngo hiya niho ukanda. Iki gihe iyo utarabafollowinga uhita uza kuri X yabo ugakanda kuri follow. Dore ngiye hano ngewe nabafollowinze kera, muri kubibona ko nabafollowinze. Iyo wamaze kubafollowinga urongera ukigarukira nta bindi bintu ukoze. Turi kumwe ugahita ukanda ndetse cyangwa se waranabafollowinze si ngombwa ngo wiri kujyayo, ukanda no ku mark step as complete ko wabikoze. Turi kumwe iki gihe umaze kukemeza nabwo murabona ko bamaze kutwemerera ko twose twadukoze, duhita dukanda kuri verify nabwo. Turi kumwe unabwo bagwaye amasegonda 15 yo kugira ngo bo babiverifying barebe se ya post wayipostinze, ese warabafollowinze kuri X, ugategereza ya masegonda karangira. Turiko turagendana iyo ya masegonda arangiye bamaze kubiverifying, iyo babonye ko ari byo rwose barakwemerera nta bintu by'ibanga. Mbabwira ngo ibintu byose tuba tubikora dukoresheje account zacu, ntabwo tujya ku ruhande, dukoresha account zacu nta handi hantu tujya. Ubwo rero niyo mpamvu babwira ngo nta mpamvu yo kugira ngo ubikoze nk'uko mba nabikoze nanjye ntabwo byapfa kwanga, cyangwa se byakanga ukongera ugasubiramo, ariko ubu wabikoze neza cyane wakurikiye video. Murabona ko naka kabiri ndagapasinze. Turi kumwe murabona ko kabaye passed. Ubwo duhite dukanda hano kuri continue. Turacyari mu buryo bwo gutanga wallet, ntabwo turayitanga, dukande continue. Hano rero iyo umaze gukanda continue nabwo barongera bakagusaba gukora login. Ibyiza hita ugaruka muri application ya CryptoMiles wongera use nk'utangiye bushyashya. Turi kumwe step zose bazamaze kwikompletinga, ntabwo wongera gusubiramo, wongera ukanda handitse ngo Solana address. Turiko tugenda nabira ahita bikomeza kuri step iba igiyeho noneho. Mwabibonye ukuntu biri gukorwa. Ubwo wongere nyine uvivure hano hasi ko wabyemeye ya understand, then ukande start, birahita bikomereza aho bigeze. Muri kubibona. Sasa rero tugeze kuri ya kukanyuma ka Telegram verification. Iyi Telegram verification uko nababwiye, icyo usabwa bari kubwira ngo verify right your Telegram username hiya. Nta kindi kintu bagusaba, uno kujya muri Telegram yawe umurikire neza, ubwo nayo ugomba kuba yicreatinze. Turi kumwe ngiye mba bisifite byose murabizi. Ukaza hano kuri utu dukone dutatu dutambitse. Turi kumwe ubwo busa nk'ugiye kuri profile yawe, then ukareba profile yawe nyine my profile. Turi kumwe uhakande, numara kuza kwakanda urebe username yawe. Muri kuyibona dore ngiyi nusanga nayiriho wowe barakwereka ngo add username, ukandeho uyicreating ushyiremo username uzajya ukoresha. Ubwo icyo ukora urayikanda, usa nk'uyikanze yita yikopiya. Muri kubona ko bakwereka ngo copy username. Turi kumwe numara gukora copy username ugaruke hano muri application hahandi uyipestingemo, nta bindi bagusabye.
turi kumwe, wongere wemeze ko aka step nyine wagakoze. Hano turi kumwe, munkurikire neza rwose. Then hano murabona ko namaze kukemeza. Hano rero ka step kaba gasigaye barakubwira ngo joininga Telegram yabo. Ku joininga Telegram yabo nkuko nababwiye nanone, ukanda nanditse ngo hiya, dore ngaka kahiya kaba kariho, ukagakandaho uhita ujya bihita byijyana muri Telegram bakareba koko niba warabafollowinze. Iyo wabafollowinze usanga nyine biba birimo nkuko mubona njye banarabafollowinze kera cyane. Rero kuba utarabafollowinze, dore hano abari follow, ukayikandaho ukabura bisoje, then ukigarukira hano muri application handi twakoreraga ukemeza ko wabikoze. Hano turi kumwe, aha turacyari gutanga wareta ariko ntabwo turayitanga kuko ni nka quiz bagusaba, ukemeza ko wabikoze. Tuwamara kubyemeza ko wabikoze, icyo ukora uhita ukanda nanditse ngo verify, ubwo ni nko kwemeza ko wabikoze nyine. Nanone baguhaye amasegonda 15 yo kuvuga ngo barebe se washyizemo username ya Telegram, ese wabajoininze yabo Telegram yabo, bahita babireba nyine bo system yabo ifite ukuntu ibireba muri cya gihe cy'amasegonda 15 baba baguhaye, bakareba koko wabikoze. Turi kumwe, urasabwa kurindira gusa. Iyo ugeze aha ngaha rero murabona ko Telegram verification nayo ibaye passed, nababwiye ngo mba ndi gukoresha account yanjye. Muri kubibona mbafata risk ngakoresha account yanjye, ariko kugira ngo mbereke yuko ibintu iyo bikoze neza wakurikije video mba nabahaye urabikora bigakunda. Ubwo icyo ukora ubwo duhita dukanda hano kuri continue, ubwo nyine noneho tugezaho gutanga wallet address. Hano rero barakubwira ngo token distribution address ubuririye bo yo kuyitanga. Icyo ukora uraza ugashyiramo hano yo wallet address nkuko nabibabwiye ukuntu iboneka. Urafungura ya phantom yawe, reka ubwo nabyo mbibereke nanone. Uraza muri phantom yawe uyifungure, naberetse uburyo kiboneka iyi phantom. Turi kumwe, kubashaka kuyicreatinga bushyashya, kubashaka kuyiguhita ukora login utiri creatinga bundi bushyashya, byose nabiberetse muri video yabanje. Ubwo ngiye kubereka noneho uburyo ki utanga wallet bite birangira. Ubwo isoje gutanga wallet urategereza ushyiremo nyine verification yawe, wabashyizemo password, wabashyizemo ibindi, uhita ureba Solana nkuko nabibabwiye. Not now, ibi nta kibazo urabikakansoringa. Not now. Hano uhita ukanda kuri Solana nkuko nababwiye nyine ubigenza, ukanda kuri Solana. Wamara gukanda kuri Solana ugakanda kuri receive, dore ngiyi. Dore kumwe muri hangana video yabaye ndende ariko nyine nukugira ngo bayobore, ukande kuri copy, ukopi ya wallet address ya Solana. Muri kubibona, ubwo murabona ko nyikoreye copy. Ubu gucya nongere nigarukire muri ya handi muri ya application yanjye, nange wallet address. Hano muri kubibona, nange ya wallet address yanjye nyipestingemo. Muri kubibona, nimara kuyipestingamo hano tuhita dukanda hano kuri continue. Turiko turagendana, muri kubibona neza cyane. Ubwo reka tuhakande nyine dukande continue. Iki gihe wallet address murabona ko tumaze guhabwa ko congratulation, you have successful completed all step to set up your wallet address token distribution. Ubu gucya ibintu byose babigiye ku murongo, uhita ukanda nanditse ngo close. Muri kwabona ni uko bikorwa. Ubwo duhite duhakanda natwe duclosinge. Gutya tayari tumaze gutanga wallet address yacu, ndetse iyo wayitanze neza ibintu byaciyemo ihita yiromarikamo hano bundi. Hano ubu hano nuko network zitari kuza, murabona ko yisizamo, dore ngiyi Solana address yamaze kugeramo neza cyane. Ubu gucya account yawe biri verified, ndetse yujuje n'ibisabwa byo kuzahabwa coin zawe uko zaba zingana kose. Ubu ufite ubasha bwo kuzagira gute bwo kuzazihabwa. Nkuko nkunda kubabwira, tuba turi gukoresha account zacu kugira ngo ibintu byose mubone kuko bikunda. Ntago bigoye, icyo usabwa reba video neza step by step, ubundi nawe bikore, ubundi ukomeze ukore mining. Hano ubu no gutegereza ko twazahabwa coin zacu. Ikindi kintu nasorezaho mbivuze wenda muri no video kugira ngo mwese mubisobanukirwe mubimenye, kuba dutanze wallet ya Solana bishatse kuvuga yuko dushobora kuzasabwa udugaze fees twa Solana to kuzikura muri Phantom wallet tuzikira nko muri exchange runaka. Kuba ku mayinzi Dr. Getsi murabyibuka ko badusabaga coin zitwa Dr. za ntabwo ndi kuzibuka neza, zoroshye cyane, nabwo zari ziri muri Expoto, ntabwo ndi kuzibuka. Yego, izo coin zari nka gaze fees, basaba gutuntu duke cyane. Bazitaga, ntabwo ndi kubyibuka. Ntabwo mba nabyibagiwe abaciyemo igihe, ariko zari coin nyine basaba gutuntu duke cyane two kwifashisha mu gukata gaze fees. Uzikura nko muri exchange, muri za ya wallet ya Expoto uzijyana muri exchange ahandi listinze muri za Gate.io, za Bitgate, aho yabaga ilistinze. Ubwo rero na hano mbaye mbaciriye ku mayange, niba uzi ko udafite amafaranga buyashaka, bazadusaba utu tugaze twa Solana dukeya twikifashisha, tuba ari duke cyane, tutarenze $1 0 n'ibice, tuba ari duke cyane.
urumva. Ubwo rero mbaye mbateguje atazagira umuntu uvuga ngo nibwo akibyumva. Nizere ko mumenye ukuntu ibintu bikorwa neza, ugatanga wallet address yawe, account yawe ikaba ari verified. Nkuko muri kubibona mfite abarefo 188. Ndifuza ko mwese muba verified ndetse mukanatanga wallet address. Niyo mpamvu mfata umwanya ngakora video zirenze imwe, ebyiri, eshatu kugira ngo ibintu byose bibafashe, ibintu bigende neza. Ndabashimiye rero, ciao ciao. Update zari zo ngizo, ubwo izindi update tuzagenda tuzibaha uko zizajya zinda zisohoka neza cyane.